iyo nzu rero icyo gipangu rero iyo ukigezemo ntabwo wemerewe gusohoka, haba hafite n'umuntu uharinda hariya muri Kenya. muri Kenya. Iyo wagezeyo wagezeyo guhungira gusohoka ari uko bakujyanye ku kibuga cy'indege, uri indege uhita ukomeza ugenda. Ubwo ngubwo ntangira kugira ubwoba, ahita anyinjizamo imbere muri ako kazu rero nsanga hamanitsemo ibintu by'ibishushanyo by'inzoka n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye by'ubwoko ntazi, nyine n'ubwa mbere nari mbibonye. Ndagiye yongera kunkundaguranya kwa kundi nk'uko bisanzwe, urumva anyambura imyenda atangira kunjombagura intoki muri sex. Yesu ashimwe bene data, tubaye ikaze inshuti zacu za Umugisha BTV. Uyu munsi turi kumwe na mushiki wacu imbere yacu, reka tumwakire kugira ngo dutangire, atwibwire kugira ngo dutangire twese tuziranye, hanyuma dusenge Imana kugira ngo idufashe ibyo tuganira byose bigire icyo bifasha ubwoko bw'Imana. Karibu ku mazina yanyu. Murakoze cyane, Ishimwe Anne Marie. Yego, Ishimwe Anne Marie. Ishimwe Anne Marie, reka dusenge hanyuma twakire, si byose? Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye kubw'ubuntu bwawe, dushimiye kuri Imana ikomeye. Reka mwami, ikiganiro tugiye kugirana na mushiki wacu wemeye ko duhura uyu munsi, reka kigire icyo gihindura mu bwoko bwawe, kandi bigire uwo bifasha, bigire aho bikura umwe muri twebwe, bigire naho bibugeza. Reka ubwami bwawe bukomeze buganze n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Anne Marie, amakuru yawe se? Amakuru ni meza. Ndabona umeze neza. Urasa neza. Murakoze. Nizere ko bitakubangamira wa mugani Ntoya nta kibazo. Hari umuntu ushobora kubwira gutyo akabangamirwa kumva ati baramenyereye, cyangwa we nta kibazo? Nta kibazo, bisanzwe. Ndabona umeze neza rwose, Imana ishimwe. Tutarajya kure, reka tubanze tumenye ngo Anne Marie ni muntu ki? Tukaba dushobora kubona ngo uri umukobwa cyangwa ntabwo mbizi. Tubwire Anne Marie ni muntu ki, tuhereye ku bwana wenda tugeze amagingo aya ngaya, mbere yuko tujya mu buzima bundi busanzwe, ko hari amakuru mfite yuko ushobora kuba utari uwa hano hafi ko watembereho n'ibihugu. Mbere yuko tujya muri ibi, reka tubanze tumenye ngo Anne Marie ni muntu ki, ninde kuva mu bwana kugeza wenda aya ngaha? Ni igice cyo kugera hanze nikigeraho naho nta kibazo, ukomerezeho, ntacyo bitwaye. Karibu cyane. Murakoze. Anne Marie nyine ni umumama ariko ukiri mutoya, nyine umufiyemere, mfite umwana umwe w'umuhungu. Yego. Mu rugo ni mu Bugesera, mfite papa na mama. Ibyo bihagije. Ati birahagije. Anne Marie, ubuzima se sava? Urabona aho bigeze, Imana ishimwe. Nigeze kumva yuko wigeze kujya hanze. Byagenze bite? Byari bimeze bite kugira ngo ujyeyo? Byari bimeze bite? Mu buzima busanzwe nyine nari nsanzwe mfite ibintu nkora, mfite akazi nyine karanga gasanzwe nyine ariko kadahemba amafaranga menshi, ariko nta kintu nyine byari bintwaye. Yego. Nza guhura n'umushuti wanjye, arambwira ati sha tubaretse nkakurangira akazi hanze ahantu bahemba amafaranga menshi. Kajyanye na bya bindi se wari ufite? Arambwira ati nkakurangira akazi ahantu kigahemba amafaranga menshi, tubaza baguhemba 500 ku kwezi. Nkurikije nyine ubuzima umuntu abayemo busanzwe, kandi nk'umuntu uba ufite umwana ugomba kwitaho buri kimwe cyose, kuko umuntu yabyaye nyine aba yakuze, hari inshingano umuntu aba ahita afata. Ndavuga ati rero kugira ngo ubuzima bubashe kugenda neza, ni uko ugomba guhaguruka kugira ngo ukorere uwo muryango. Arambwira ati rero reka nkurangira akazi hanze, tibazajya baguhemba amafaranga menshi. Ndabona se hanze he? Arambwira ati muri Oman. Ngera n'ubwa mbere n'icyo gihugu nari ncyumvishe, sinari narasanzwe nanahazi. Wumvaga ari izina ry'umuntu se? N'ubwa mbere nari mbyumvishe nyine, ntabwo nari nsanzwe mbizi. Yego. Nyine nanjye ndishima nyine. Arambwira ati ndamaze bisaba iki? Arambwira ati wowe ugomba gushaka pasiporo, numara gushaka pasiporo ibintu uzabindekere. Iki barayiguha buri kimwe cyose kugeza ugezeyo. Ndavuga ati nta kibazo. Arambwira ati nyine nakazi ko gukora muri coffee shop.
uwo mukobwa se we mushiti wawe yari umukobwa yari umukobwa. we yari agakora se ako kazi? Oya ntabwo yawe yagakoraga, we yari ari mu Rwanda. Yari ari mu Rwanda. Akurangira akazi hanze ataragiyeyo kugakora we? Iya, atarigeze agiye kubikora. Gushaka passport. Ambwira yuko nyine hari n'abandi bantu yafashije nyine bagiyeyo, ambwira ati ngiye nanjye nuko ari ikibazo ariko umugabo atabyemera, ariko nanjye najyayo. Ndambwira ati nta kibazo, passport ndayishatse, maje kuyishaka ndabimubwira ko nayibonye. Arampamagara ambwira ati yabaga i Rwamagana. Yego. Ambwira ati passport nimba yayibonye yizane, passport ndayimushyira arayifotora, nanjye aramfotora. Arambwira ati rero ugomba kuza wambaye ikanzu ndende, ukaza ukagura n'igitambaro cyo kwitandira. Ntabwo bajya batora abantu nyine batitande nyine batari abasilamu. Iyo myenda se yari yo kujyana? Iyo myenda ari yo nyine nagombaga kwambara kugira ngo amfotore. Kugira ngo agufotore. Yohereze ayo mafoto yanjye. Ibisabwa nyine ndabishatse nyine uko ari yabimbwiye, ndabijyanye aramfotoye, afotora na passport yanjye barayohereza. Hashize iminsi arampamagara ambwira ati rero wabonye visa. Tugomba kuza Rwamagana, icyo gihe n'indi ntanga y'i Kigali. Tugomba kuza Rwamagana ukitegura kuri 25 z'ukwa cyenda. Ubwo hari muri 2022. Kuri anniversaire yanjye. Yego. Muri 2022. Arambwira ati rero ugomba kuza kuri 25 z'ukwa cyenda, ati nibwo uzurira indege. Ndagenda ngira Rwamagana, mpageze mpahura n'abandi bana babiri b'abakobwa. Tutaziranye nabo ariko nabo niho bajyaga. Bafite abandi bantu nyine nabo bamuhuje nabo kugira ngo nyine abajyane. Twaraye kuri 24 z'ukwa cyenda Rwamagana. Nabo bana turahararana nyine twaziranye mu gitondo ku bukeye kuri 25. Oya twaraye kuri 23. Barabyuka badutegera imodoka ijya mu Uganda. Noro yaravuze ati nta muntu n'umwe wemere kubiganiriza, habe n'inshuti yawe, habe n'umuvandimwe wawe, habe n'umubyeyi wawe. Ibyo bintu ni ibanga ryawe, nta muntu ujya ubivuga. Ndabasa kubera icyo utabivuga, ati ntabwo byemewe, bivuze tibamfunga. Tibamfunga ntabwo. Akimara kuvuga akantu ko gufungwa ntiwagize amakenga? Ntabwo nigeze mbyitaho kuko numvaga nyine ubuzima nabonye. Yambwira ati kontra n'imyaka 2, nafata amafaranga nayakuba n'imyaka 2 nyine numva amafaranga menshi, numva nzahita ngura inzu, numva nzahita nkora business yanjye nikorere, nyine numva ubuzima buzaba bwahindutse. Nta bindi bintu nigeze nitaho nyine. Ndambwira ati nta kibazo nzabikora uko bimbwiye. Ubwo ku bukeye baradutegera, njye n'abo bana babiri tugenda tutazi ahantu tugiye. Batubwira ati mwimagera mugere mu Bugande, nimujya mu Bugande murahita umuntu undi muza kubakira nawe tutazi. Namara kubakira ibindi bikurikiyeho muzabivugana. Ubwo turagenda duteze imodoka, buri muntu bamubwira ibyo agenda avuga. Njye barambwira ati we nibakubaza uvuge ko ugiye kurangura, ugiye mu buryo bwa business ucuruza imyenda n'inkweto. Abana nabo barabwira ati mwe umwe avuge ko agiye gusura anko we, undi avuge guki, nyine bitandukanye. Banatubuza no kwicarana. Bavuga ati buri umwe yicara ukwe, n'undi yicara kugira ngo mutaza kuza guhusha mukanabiganiraho. Ururimi mwakoreshaga? Icyo gihe twari tukiri mu Rwanda. Kandi n'abana bose twajyanye bonga twavanye n'Abanyarwanda. N'Abanyarwanda twaraganiraga nyine bisanzwe. Atubwira ati rero mwe nimugenda niba babaza umwe avuge ko agiye kurangura ibintu bijyanye n'ubucuruzi, undi nawe yavuge ko agiye gusura ababyeyi cyangwa abandi bantu bo muri famiye. Ubwo turagiye batubuza no kwicara, tuvuga ati ntimwicarane kugira ngo mutaza kuza mugusha mukaba mwanaganira mukaganira ibijyanye n'ahantu mugiye. Tumwicare mutandukanye cyane, munaganira muganira ibindi bisanzwe ariko mutaganira ibijyanye n'ahantu mugiye. Ubwo twaragiye tugeze ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande, baratubaza ati mugiye hehe, tuvuga ibyo batubwiye, ibyangombwa turabyerekana twari tubifite. Baratureka turambuka tujya mu Bugande. Turagenda twagezeho mu saa 3 z'ijoro, twavuye na saa 12 za mu gitondo, tugeraho saa 3 z'ijoro nibwo twageze Kampala. Tubona umuntu w'umugabo munini w'umurundi aje kudufata. Bari baduhaye nimero ziwe nyine ko tugomba kumuvugisha, tukamubwira ahantu tugeze akaza kutureba. Bamuhaye n'amafoto yacu bayamweje kuri WhatsApp. Turabonana, uwo mugabo adutwara aho yabaga, dusanga nyine abahantu nyine abana n'undi mwana w'umurundi.
kora ko abarundi bo bari barabuje kujyayo, bari baranze kubafata. Uwo mwana nyine nawe yari yaraje agiyeyo birangira byanze, aguma muri urwo rugo rero. Aguma muri urwo rugo nyine rwahungana. Mwese muri abakobwa? Twese twari abakobwa. Tujyayo dusanga nyine n'ukorera uwo mugabo imirimo ibiki byose, baratwakiriye. Dusase turaryamye, saa 10 za mu gitondo baza kutubyutsa. Uwo mugabo aza kumanga ati mubyuke, amasaha yagiye, mujye mu madushe mukarabe mwitegure tugende. Ngo turiteguye, tutazi ngo tugiye. Ngo turiteguye, adukubise kuri moto, ahamagara n'undi motari, batwara undi babiri, badatwara kuri moto imwe, n'undi ajya ku yindi moto n'ibikapu. Bakubuza kujyana ibintu byinshi, ni ukuvuga ngo ujyana imyenda itarenze nk'itatu, kuko imyenda ujyanye n'ubundi nta kintu uzabimaza ko ntushobora kuyambara, baguhereza iyabo. Ubwo turagiye, batujyanye batwerekeje muri Kenya, ariko ntabwo muri Kenya twaciye ku mupaka. Twaragiye nyine tubona moto aho imodoka zatugejeje, tubona moto ziraje ziradutwaye, tugiye kumva ngo tugeze muri Kenya. Ubwo turagenda, tugeze aho muri Kenya naho tuhasanga undi muntu utari wa wundi, wa mugabo yaradutegeye, amaze kudutegera nawe asigara mu Bugande. Ntabwo twakomezanye ngo tujyane, naho tuhasanga undi muntu aratwakira. Twahageze, twahavuye aho ngaho mu masaa 11 za mu gitondo. Aho ngaho twahageze muri Kenya, twahageze mu masaa 7, turicara saa 7, saa 8 nyine, saa 9 zigeze batwuriza indi modoka, nabwo umuntu tutazi. Umuntu araza ati mwabana mwete, dore imodoka ngiriya, mugende mwicare mu modoka tugende. Ubu se imyaka yanyu yari ihagije byibuze? Yego twari bakuru, imyaka yari ihagije. Ubwo twicaye mu modoka aho ngaho muri Kenya nyine, tuhaguruka saa 9 nyine aho ngaho twashyikiye, tugiye Nairobi mu mujyi, kugira ngo tujye hafi yaho yo kuri airport, kugira ngo tuzabone uko dutega indege. Twavuye saa 9, twageze saa 9 z'ikindi gitondo. Ubwo twari tugenda ijoro ryose mpaka nyine twageze saa 9 za mu gitondo. Saa 9 za mu gitondo tuhageze nyine dusangana ahantu nyine mu rusare runini rurimo abantu benshi, abamama, abakobwa, abantu bagiye batandukanye. Mwese bagiye? Ubwo nyine nababa bategereje kujyayo, iyo ngiyo, hakaba n'ababa baravuyeyo bagiye gusubirayo. Aba ari abantu benshi cyane, hakaba amatike yabo yaje, bagera ku kibuga cy'indege, indege zikabasiga, bakongera bakagaruka bagacumbikira muri iyo nzu, bagategereza ko bazabongera kubohereza izindi tike. Ubwo njye nahageze n'ubundi ari kuri 25, usanga izo saa 9 za mu gitondo. Mfite indege ya saa 7 z'amanywa. Ndahagera nyine nsanga hari abamama benshi buzuyemo, aho bakuru nyine turumva twese twagiye, n'abandi bana bagenzi banjye nyine bari abana batoya nyine, nta muntu n'umwe wari urengeje imyaka 20 muri twese. Abo bamama baratubona, batubonye batoya, ariko se mwabana mwe murajya hehe? Kandi cyashaka ko tugiye kwishakira amafaranga, tugiye gushaka ubuzima. Kishati ntabwo muzabishobora pe. Bari bafite amakuru? Bo bari bafite amakuru, kubera ko hari abari bafite abashuti babo bagiyeyo, babaganirizaga ibintu nk'ibyo. Iyo nzu rero, icyo gipangu rero, iyo ukigezemo ntabwo wemerewe gusohoka, haba hafite n'umuntu uharinda. Ariya muri Kenya? Muri Kenya. Iyo wagezeyo uhungira gusohoka, ari uko bakujyanye ku kibuga cy'indege, uri indege uhita ukomeza ugenda. Ubwo batuganirije, natwe nyine urumva, kubera ko umuntu yari yamaze kwishyiramo kumva ko ugiye gushaka amafaranga, nta kintu kimwe cyashobora kuba cyakubuza. Maratuganiriza ati shati muracyara abana, ati basi nibironde, ati hari hajya umuntu nibironde ubyaye nka 3. Kuko tibisaba kwizirika no kwihambira, ntabwo muzabishobora. Nyine twumva nyine ni ukuduca intege nyine biraho, nyine kwa kuntu umuntu aguca intege. Kibwira ko ari amashyari cyangwa kwa kuntu umuntu aguca intege, ariko biraho. Ubwo njye nahageze n'ubundi mfite itike y'indege y'icyo gihe, ariko abo bana bo bari bakitegereje, ntabwo bari barabonye visa, ariko itike itaraboneka. Ubwo ndangije barambwira ati wewe ntabwo wemerewe kuryama, ushyira ibintu byawe ku murongo, ukarabe witegure, mu kanya twaba tugiye saa 2. Ubwo saa 2 zigeze nyine, ubwo turitegura, sinaryamye, tuhita tugenda, batujyana ahantu ku muganga. Muganga aradupima, dufata amaraso, ibizamini nyine byinshi. Batwaka n'amapasiporo yacu, ntabwo tuzi ngo bayamajije iki, nyine baratwaka, badufata n'ibyo bizami. Barangije nyine baranadufotora nyine uko uvuye mu rugo wambaye, ubundi barabyohereza, batubwira ati mugende. Badutwara mu modoka,
bagenda bari kutubwira tumva rero tubabwire ibintu byose ugomba kuvuga ugomba kubivuga uri seriye utayijinganye, nuramuka uzanye utabaye seriye baragufunga. Barambaza ati se uzi igiswahili? Ndavuga ati reka ntacyo nzi. Baza n'undi twari turi kumwe, ubwo aho ngaho nasanze abandi bantu batatu twajyanye, ubwo twahagurukanye muri Kenya turi 4 nabo b'Abanyarwanda bari bariyo, nasanze turi kwita kimwe turi abantu 4. Ubwo batubwira ati rero umuntu uzi igiswahili agendane n'utakizi, n'undi n'utakizi agendane n'utakizi, mujye mugenda muri kumwe 2. Badushyize mu modoka baratujyanye batugejeje kuri airport, tuvuyemo turagiye, bahise basubiraho baragenda, twebwe byakurikiyeho nitwe twabyikoreye. Tugenda nyine tubaza n'abandi bantu uti banyura hehe bigenda gute, barabitwereka, tubona duciye muri check up birarangira, tujya gutegereza indege ije tururira turagenda. Ngo twavuye muri Kenya saa 7 n'igice, ubwo twuriye indege turara Dubai. Ubwo ntabyo kuvuga ngo tugiye na nimero z'aho twari tugiye ntazo twari dufite, noneho byo kuko amatelefone yacu yahise anavaho, ntazo twari dufite, ntabe na information n'imwe twari tuzi. Ubwo nyine twaragira tugira ati mwe mugende timurara Dubai, ejo muzongera mufata indege mujye muri akumatike yanyu, ejo muzongera mufata indege ibajyane ibageze aho mugiye. Mukigera kuri airport muzasanga babategereje, kuko isaha igomba kuhagera ziba zihari, bazaza kubafata. Kandi bo bari banafite n'amafoto yanyu ntabwo bari kureba. Bari bafite amafoto yacu ntabwo bari kutuyoberwa. Ubwo twarayaho n'inzara n'iki twigeze turya nyine, ubwo twarayaho inzara iratwica, tuguma tutazi iyo biva n'ibyo tutazi, no tubaza tutazi n'iki. Ubwo turara Dubai, bukeye mu gitondo saa 2 turongera dufata indi ndege itwerekeza aho ngaho muri Oman. Turagenda twahageze nko mu saa 5 tuhageze nyine, tukimara kuva mu ndege kumusohoka buriya taduhura n'abantu baje kutureba, umuntu nyine akazana ifoto yawe iri kuri visa akayikwereka akabwira ati vaye tugende. Buri umuntu w'umupaparaje anyereka ifoto yanjye arambwira ati vaye tugende, wambaye ikanzu y'umweru w'umuzungu. Ubwo turagiye, anjyanye mu modoka yiwe turagenda, arambwira ati rero kubera ko nyine numvaga icyongereza mu gakeya, arambwira ati rero mujyanye mu rugo iwanjye, ariko ntabwo uzaguma mu rugo iwanjye, nzakujyana kwa mukecuru. Ubwo uwo mukecuru ni nyirabukwe w'uwo mugabo, yashatse umukobwa wabo. Aranjyana ngezayo muri urwo rugo narusangayo undi mukobwa w'umunyafilipinikazi nawe ukorayo muri urwo rugo. Aranyakira arambwira ati shati ni karibu, anyereka aho kuryama, buri kimwe cyose arakinyereka. Arambwira ati rero ndasakujyana kwa mama, ntabwo uzaguma hano. Arambwira ati ariko sinzi ko uzahashora, ati ntabwo ari abantu beza. Ari uwo munyafilipinikazi nyine twaganiriye, nyine nasanze ko nawe yari umukozi nyine. Twaraganiye twisanzura nawe cyane. Ubwo nyine nkumva n'ibya bintu byo guca intege, mvuga ati pote n'ubundi wahageze, n'ubundi naje, n'ubundi nta kintu nabikoraho. Ubwo ku bukeye mu gitondo nta handi hantu banyuje na hamwe, nta n'ikindi kintu na kimwe twavuganye, nta by'imishahara nta by'iki wapi. Ubwo bwarakeye hashize nk'iminsi nk'itatu, kubera ko aho kuwo mukecuru hari ahantu kure cyane, kuva mu mujyi kugerayo ni amasaha 6 mu modoka. Arambwira ati rero iyo minsi 3 ishize banshyira mu modoka banjyana k'uwo mukecuru. Mukecuru n'umusaza nyine bafashe imodoka baraza, ngiye duhuriramo hagati na hagati. Abo banzanye nyine turasezerana basubirayo, nanjye njyana n'uwo mukecuru. Njyana n'uwo mukecuru n'umusaza. Turagenda ngewe nsanga no mu cyaro kimwe cyatande, ntabwo ngiye nahinze ko abazungu batanahinga. Nahinze ko abazungu badahinga, ariko nagezeho nsanga naho baranahinga. Borora amatungo, inka, ihene, intama, ibintu nk'ibyo. Ari mu cyaro nyine, mba ari mu cyaro nyine, kandi aho ngaho nari nashyikiye hari mu mujyi nyine. Hari mu mujyi beraga muri etage, nta bintu byo guhinga n'iki nabonaga, nta n'ahantu nabonaga ibitaka. Ngezeyo nsanga rero ho ni mu cyaro cya danje. Ubwo ngerayo banyereka aho ndyama baranyakira, arambwira ati rero nyuma y'umunsi umwe hari umuntu uzaza kukwereka ibyo ugomba gukora, kuko bo ntabwo bari bazi icyongereza na gigi, bavugaga icyarabu gusa. Ibyo bambwiraga rero uwo mugabo niwe wabimbwiye, arambwira ati murajyana, ntabwo mwabasha kumvikana, ariko ejo
uzabona umuntu uzaza kukubwira uko bigomba kugenda, uko ugomba kuza witwara n'ibyo ugomba gukora. Ndavuga ati nta kibazo. Ubwo hashize umunsi nyine ndaryama, akazajya ncira mu marenga nyine umukecuru kuko ntabwo twari kubasha kumvikana, anyereka ibyo ngomba gukora. Ku bukeye haza undi mukobwa wabo mutoya yigaga muri kaminuza, yazaga ku wa gatanu agasubira ku ishuri ku cyumweru. We rero niwe twabashaga kumvikana ko yavugaga icyongereza. Arambwira nyine ambwira ibyo ngomba gukora, nsanga akazi ko mu rugo nyine, kubera ko ntari kugaruka ndiyakira nyine, ndavuga ati ubwo nyine nta kundi nuko bigomba kugenda. Ariko mu kujya muri urwo rugo nasanze umusaza waho. Uwo munsi wa mbere twagiye kuryama mu nzu, umusaza mbona araye hanze. Mbona umusaza araye hanze, umusaza ko araye hanze ni ukubera iki? Sinabitindaho, tujya mu nzu turaryama njye n'uwo mukecuru. Ubwo kuri uwo munsi uwo mukobwa aje arambwira ati rero ndabizi ubu ngubu byaguteye guhangayika cyangwa kubyibazaho, ntukibaze impamvu papa arara hanze. Ati nangaha ubushyuhe cyane, niyo mpamvu atajya arara mu nzu, yaraye mu nzu nyine bimugwa nabi kubera ubushyuhe. Niyo mpamvu arara hanze. Ndabizi ubu ngubu uri buze kuza kubitekerezaho, ariko ntibigutere ikibazo. Ubwo ndavuga ati nta kibazo nyine, ubwo nuko bimeze. Anyereka ibyo ngomba gukora, uko ngomba kubigenza, turaganira. Uko birarangira, hashize iminsi ngaho yisubira ku ishuri, nsigara njyenyine n'uwo mukecuru. Umukecuru yazambwira ikintu, akambwira ikintu mu Cyarabu, kubera ko njye ntacyo numva na gake, yanuma nk'ikintu nazanye kitari cyo. Nkaho yambwira ati wenda bimeze gutya, akazantuka. Baratukana cyane, agira abakecuru bazi gutukana kubi, bavuga cyane atazi no kuvugira hasi. Ubwake umukecuru akitonganya akantuka, yantuka kubera ko turi muri Kenya bajyaga batubwira ngo ni abagome. Tugeze aho muri Kenya avuga ati barabona abagome, iyo urebye nawe barakwica, biki n'ibiki. Ntangira kuzajya ngira umutima uhagaze, ntangira kugira ubwoba. Yantonganya nkumva mbese nkumva ahita afata nk'icyuma cy'imbere, kubera ko ari baratubwiye ko ari abantu babi. Najya njya kuzana nk'ikintu, wenda hari nk'ikintu nkabanza nkagaragara muri koridoro nkasenga Imana, avuga ati wa Mana we, nimba unkunda ukamushakira amahoro, mbabara nibura wenda basi, nibura uvugane n'umutima wanjye umbwira ikintu antumye, basi mbashe kukimenya, kugira ngo ntaza kuza gushwana nawe. Mbere yose se warasengaga cyangwa byari Mana ufasha? Hoya ntabwo nakundaga, nasengaga ariko biri aho ngaho, atari bya bintu byo kuvuga ngo ushyizeho umutima cyane bifatika. Ntangira kuvuga nkavuga ati Mana mbabara basi, nibura wenda unyobore mbashe kubona ibyo antumye, kugira ngo basi mbone amahoro. Umukecuru yantuma, nagira gutyo nkagira mu kubw'amahirwe nkaba ndagifomboye nkakizana, nkabona ndakimenye, nkakimuzanira. Yaba ari ibyo ashaka kumbwira, wenda ari nk'ahantu agiye, agahamagara uwo mukobwa bakavugana, agahita ampamagara tukavugana mu cyongereza, akambwira ibyo ngomba gukora, kuko ntabwo twari bubashe kumvikana ko nibwo nari nkihagera. Ariko uko iminsi yagendaga ishira, niko yagendaga nanjye ngenda numva ibyo ari byo, menyera ibikoresho bimwe na bimwe, ngenda mbimenya mu rugo, kimwe cyose nyine ngenda mbimenyera gake gakeya, nza kuza kugira aho ndabimenya, yambwira ikintu tukaba twanaganira. Ubwo nyuma y'iminsi ine ngaho ngaho, uwo mukecuru yaje kujya gutembera. Agiye gutembera ansiga mu rugo n'uwo musaza, ariko habaga undi muhungu wo mu Bangladesh wahakoraga, wari ushinzwe kwahira amatungo no kujya muri ibyo bintu by'imirimo. Ariko ntabwo twabanaga mu nzu, we yari afite akazu kiwe abamo hirya, kuko bari bafite ahantu hanini cyane. Dusigara mu rugo n'uwo musaza. Uwo musaza rero atangira kuzana ibintu byo kuntereta, azashaka kuza gushaka kunsambanya. Uwo munsi wa mbere akajya ambwira ati Mary naragukunze, iki nzaguha amafaranga, hata furusi nyine ntabwo nzi ibyo ariko akazambwira ngo hata furusi nyine, furusi nta mafaranga agira gutya. Ariko bakaba baratubwira ati iyo wibeshye ukaryamana n'umuntu wawe, ngo bagutera amabuye mpaka upfuye cyangwa bakakurasa. Ni haramu, ni icyaha gikomeye cyane muri biriya bihugu byabo. Ubwo noneho ntangira kugira ubwana, basi uyu musaza arashaka ko banyica, baba bangambaniye kugira ngo bamuntumeho. Gusa yari mu kigero cy'imyaka ingahe? Yarashaje, afite nk'imyaka nka 76, ariko nyine yari umusaza nyine munini. Yari umusaza mukuru cyane, ufite n'imvi, wazanye imvi ahantu hose no mu bwanwa, yari akuze cyane. Birumvikana. Umusaza ubwo umunsi wa mbere nyine ndamubwira ati reka reka, abona nyine nagize ubwoba cyane. Kuva icyo gihe neza ntangira kugira umutima uhagaze.
nahise ntangira kugira umutima uhagaze no guhangayika, nari mpangayitse kuba ndi mu gihugu kitari icyo mu rugo, kuba abantu tubana mu rugo tutumvikana, kuba ntemerewe gusohoka, kuba nta wundi muntu n'umwe duhuje uruhu nshobora kuba nabona, hiyongeraho noneho icyo ngicyo cy'uwo musaza rero. ubu ntiwatangiye gusenga ati mana wansubije iwacu? Mpita ntangira gusenga ndavuga ati Mana yanjye kuko ndataha gute? Bakajya bambwira ati rero abandi bakabonaga muri groupe, nagezeyo nyine bahita banshyira muri groupe, arambwira ati ushaka kuzagira irungu, banshyira muri groupe y'abandi bana babayo b'Abanyafurika. Muzamuganira mwungurana ibitekerezo mugira ibiki, ntabwo uzicwa n'irungu kuko ntawe uzagusura nawe ntawe uzasura, ariko muzamuganira kuri telefone. Ubwo rero bakavuga ati ntabwo ushobora kuba wataha iyo myaka 2 itarangiye, kontara utayirangije, ubuzima wabamo bwose utaha ntabwo bikunda, uba ugomba kwihangana ukihambira. Ubwo ndavuga ati ngubu noneho ndabigenza uyu musaza dutangiranye nkimara iminsi 5 mu minsi ya mbere ahantu ushobora kumara imyaka 2 ntabwo bikunda, ntabwo namara imyaka 2 baba baranyishe. Ubwo ndangije ntangira ko mpangayitse, hashize nk'icyumweru baza kudusura, wa munyafilipine na bosi wa wundi waje kumfata bwa mbere n'umudamu we baza kudusura. Baje kudusura ubwo nahise ntangira kubaho nyine nihebye, mpangayitse, ntishimye, nyine barabibona nyine. Umukecuru akaza avuga ati se mbere ko utishimye, ukiza wari umeze neza tubona nta kibazo, wishimye nyine. Bari baranampunze nyine kuko nakoraga akazi neza. Uwo mukecuru nyine nasanze ari umukecuru ukuze nyine, nasoza gukora akazi nkamumasa, nkamukorera massage, kumutunganyiriza imisatsi, kumucira inzara, ibintu nk'ibyo. Wari ufite amakuru? Hoya nta makuru nari mbifiteho nyine, ni ukwiyadabuta nyine byo kwiyaranja nyine, ntabwo nari mbizi. Ubwo nyine umukecuru yarankunze nyine kubera ibyo bintu namukoreraga nyine, kubera ukuntu namukoreraga massage, nkamucira inzara, nkamutunganyiriza imisatsi, ibintu nk'ibyo. Yarankunze, yarishimye, yarashimiye n'umuntu wanzanye avuga ati warakoze, wampaye umwana mwiza. Ahita atangira kubona ntabwo nishimye, tangiye kubona ubuzima butangiye guhinduka, ntangira kubaho mpangayitse, mbabaye, ntavuga, ntawe mvugisha, kandi muri muzima usanga twaraganiraga wenda tugaterana burage tugaseka. Umunyafilipine kazaje arambaza se mbere kutakishima ko mbona yijimye bimeze biti, ko yari umukozi mugenzi wanjye. We ndamubohokera ndamubwira ko bimeze. Ndamubwira ati rero nakazi nta kintu kari kantwaye, atari ku musaza uri ahangaha ashaka kumfata ku ngufu. Ubwo umunyafilipine kaza byumvishe biramubabaza cyane, angira inama yo kuba nabibwira uwo mumabuja. Arambwira ati weho ubiyimutinya, uzagenda umwegere umubwire. Uwo mumabuja urumva yari umwana w'uwo musaza, yari umukobwa we. Arambwira ati uzagenda umusange mu cyumba tundi ubimubwire. Uwo munyafilipine kazi iyo yabaga yadusuye nyine, icyo gihe yazaga twararaga mu cyumba kimwe nyine. Imyaka ajya areba ukuntu nyine nararaga ndira biseriye, ntasinziriye nyine, nibaza icyo gukora, mvuga ati nataha gute, mvuga ati nzabibamo kugeza ryari, nzamara imyaka ingahe hano ndi muri ubu buzima, ndi muri ubu buzima. Ubwo mumabuja ndamwegera, ku bukeye ndagenda ndamwegera, umunyafilipine kaza ngira inama, ndagenda ndamwegera ndabimubwira. Bimubwiye nyine mbona ataye umutwe nyine, mbona sinzi ukuntu abaye, mbona arahindutse. Arambwira ati biseriye? Ndamubwira ati rwose nuko bimeze. Arambwira ati we rero uzamufate rekodi cyangwa ufate video, ubundi ntuzagire umuntu n'umwe nubwo aba inshuti yawe magara. Aranambaza ati nta wundi muntu ugeze ubibwira? Ndamuhakana nyine, ndavuga ati nta muntu ugeze mbibwira. Ubwo hano twanaga muri groupe yaravuze ati nuramuka wibeshye ugafata video ukagira undi muntu uyohereza cyangwa iki, nta nubwo kubifata video byemewe, kibarimo kugushuka kugira ngo babone ukuntu bakwica. Kuko ntabwo byemewe, ati n'umwana waho mutoyi ubundi kumufotora bisaba uburenganzira, ari umwana mutoyi. Ubwo mama bimbwiye nyine, ndavuga ati nta kibazo, ndavuga ati nzabikora nk'uko bimbwiye. Ufate se video? Ngo mufate video nyine ndebe, arebe situation nyine kugira ngo yemere ko kuko ibyo namubwiye ari ukuri. Umusaza rero ko yararaga hanze, atararaga mu nzu. Mu gitondo nazindukaga njya gutegura breakfast, muciyeho aharyamye hanze. Kuko yaryamaga mu ibaraza. Ubwo akabaraje nsanze akansanga nko mu gikoni, akaza kumundaguranya, ushaka kunsoma akagura amazuru tukagundagurana. Ariko kubera ko umukecuru yabaga ari mu nzu aryamye nyine ahubagurika afite ubwoba, kubera ko n'uwo mukecuru yabaga ahari.
ari mu nzu aryamye kugira ngo atagira umuntu uza agasanga ari muri ibyo ngibyo. Ubwo ndangije uwo mumama arambwira ati uzamufate video cyangwa record uzayinyereke. Ndamubwira ati nta kibazo. Hari telefone nari naravanye n'aha ngaha mu Rwanda. Ndagenda umusaza najya kumufata video akamenya ko ngiye kumufata video. Aranabimbwira ambwira ati ufite gahunda yo kuzamfata video ariko kandi ntabwo uzabigeraho. Nuramuka ubikoze nzakwica. Uwo mama yahise agenda aganiriza, we ntabwo yagenda ngo amuganize aganize papa amubwire gutya na gutya. Yamutumyeho undi muntu bari baturanye, umuntu wabikaga pasiporo yanjye kuko ntabwo bayibika aho ngaho mu rugo, ibyangombwa byose barabinyambuje babibika mu rundi rugo. Abigenda rero yegera undi muntu w'umugabo nawe arabimubwira, amaze kubimubwira amutuma kuri papa we, araza arabimubwira. Papa wabimenye ko nabivuze arandakarira cyane, arambwira ati ntabwo wagombaga kubivuga, ati nuramuka wongeye nzakwica. Nuramuka wongeye nzakwica, ati kandi ufite gahunda yo kuzamfata video kandi nuramuka ubikoze ntabwo bizaguhira. Ubwo noneho ntangira kugira ubwoba noneho cyane kurushaho. Ageretseho gushaka kunsambanya, atangiye kumbwira ko noneho azananyica. Ntangira guhangayika cyane birushijeho. Nyuma y'igihe gitoya bajyaga bagira ahantu yajyaga mbona umusaza afite akantu k'agapangu, yajyaga akunda kwinjira, abantu bazaga kumureba bagaparika imodoka hanze ku marembo kuko yari afite ahantu hanini, bakaza nkabona binjiye muri ako kantu k'agapangu. Akantu k'agapangu rero sinari nzi ibintu biberamo, sinari nzi habamo iki. Kuva nagera muri urwo rugo nta muntu nigeze mbona ufite akazi mubwiye ngo ajya ku kazi ngo cyangwa ikihoya, bose twiribanaga aho ngaho mu rugo. Umusaza ikintu yakoraga no kujya kureba amatungo ye mu gitondo, akajya kuyagaburira, saa sita akongera agasubirayo, akavamo nka saa 8 nimugoroba akongera agasubirayo. Nicyo kintu cyonyine yakoraga, nta kindi. Umukecuru nawe yabyukiraga aho ngaho mu rugo mu mbuga ari gusoma bya bitabo byabo ngo ni korowani nyine, uturuka mu gitondo saa sita akarya, akaryama akaruhuka, akongera akabyuka agasubira muri ibyo ngibyo. Nta kintu kimwe bakoraga. Umusaza we niwe najyaga mbona ajya aho ngaho nyine kuri ako kazi. Hashize iminsi rero umukecuru mu gitondo arambwira ati Mary, hari ahantu nshaka kutujyana, nkakwereka ukazajya gukora aya masuku. Sinajyaga ngerayo namaze amezi nk'abiri yose ntarakandagirayo. Ubwo umukecuru anjyana, ngezeho nsanga ni akantu k'akazu, nsanga ni inzu isashemo amatapi, hanze ku ibaraza hashashe ibintu by'ibyatsi, hanashakaje ibyatsi n'uducuma. Uducuma tuno twa Kinyarwanda tumanitse. Ndamubaza ati se hano hantu haberamo ibiki? Arambwira ngo dadi ngavura abantu. Uwo musaza nyine ngavura abantu, ngo hano ngo nahakorera avura abantu. Ubwo ngubwo ntangira kugira ubwoba, ahita anyinjizamo imbere muri ako kazu rero. Nsanga hamanitse ibintu by'ibishushanyo by'inzoka n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye by'ubwoko ntazi nyine n'ubwa mbere nari mbibonye. Ngira ubwo arambwira se kugize ubwoba, gihumura nta kibazo. Arambwira se uri kurakora ko kubikoraho turabona hari ikintu mbaye. Akambwira ati kuraho bino biterureho uhanagure hano ugiye uki. Nasanze nyine haratoye uruhumbu nyine batajya bahakora amasuku nyine. Arambwira ati we hanaguraho ujye ugenda ubiteruraho uhanagure, turabona ntabifashe, urabona hari ikibazo mfite, harimo n'utubati tugiye turimo ibindi bintu byinshi cyane ntazi ubwoko bwabyo, hari n'utundi turimo ibintu by'ibitabo byinshi. Ubwo twakoze amasuku ndahanaguye, n'ubwoba bwinshi bunyishe, turatashye. Ndarambitekereza ndavuga se kuko Mana yanjye noneho kuko noneho nageze noneho ni bwoko ki. Urumva ngeze mu bapfumu, ibyo bintu wenda nari mbizi mu Rwanda, nzi ko mu Rwanda ariho baterekera bagira ibiki. Noneho ngezeho nsanze ni bwo buzima babamo, mpita mbihuza n'ikintu gituma arara hanze. Ndavuga atashobora kuba ari byo bituma atarara hanze. Kuva nageze sinigeze mbona arara mu nzu, sinigeze mbona arara n'umugore we. Baraganiraga bisanzwe, nta n'ikibazo bafitanye, nta n'umushwana n'undi, ariko ntabwo nigeze mbona na rimwe uwo musaza arara mu nzu. Umukecuru araraga ku gitanda cya wenyine, umusaza nawe akarara hanze. Ndavuga ati se uyu musaza utararana n'umugore we, utashobora kurara mu nzu, gute ashaka kugira ngo ansambanye? Tungu bashobora kuba ari biriya bintu akorera, bishobora kuba biri kumwoshya kugira ngo ansambanye. Nimba atarara n'umugore we akaba atarara mu nzu, kubera iki ngiye ashaka kunkorera bino bintu?
noneho nkimara kubona ibyo bintu byeruye noneho maze kubona neza ibyabamo n'ibyo akora ntangira guhangayika byatari. Umukecuru abona nagize ubwoba arambwira ati se Mary ko ndeba ufite ubwoba ndeba bimeze gute? Umusaza atangira kuvuga ngo njyewe ngo ntabwo umutima wanjye ukiri hamwe ngo ndashaka gutaha. Icyo ntekereje niba ntekereje mvuga ati ngiye gukora iki, uwo musaza yarakimenyaga. Atambwira ati Mary timafi sida ntabwo uri ku murongo, sinzi ikibazo ufite. Uko nyine nahise ntangira kujagara mu mutwe, ntangira guhangayika, ntangira kwibaza ikintu cyatumye mva mu rugo, mvuga ati iyo nigumira mu rugo ntangira kwibaza ukuntu nshobora kubasha kubona uburyo bwo gutaha, kuko nabonaga ubuzima bugomba kugenda nabi uko byagenda kose. Ntangira guhangayika. Ubu umusaza hashize iminsi sinzi ukuntu nagiye kuryama ari mu ma saa sita za nijoro, ndyamye ku musego kwa kundi umuntu aryamira umusego numva umusego uratongera mbarimo ibintu ntazi. Ndavuga se mu musego harimo ibiki? Ndebye mbona umusego ufiteho imashini, kwa kundi umusego ufite imashini, mfunguye nsanga harimo ibintu ntazi ubwoko bwabyo. Mpita mvuza induru, ndagenda njya kureba uwo mukobwa waho yari yatashye ngo biga muri kaminuza. Ndambwira ati Mary ibi ni ibiki? Arambwira ati Mary twigira ubwoba, ati ni ibintu bisanzwe, ni umusego papa yakoreshaga utaraza, ati niwe yararagaho, kandi yakoreshaga avura abantu, niyo mpamvu nta kindi kibazo kindi. Umusego ki bari bawuguhaye? Urumva? Ntabwo yambwiye impamvu bawumpaye, ariko gusa yambwiye ko wari uwo papa yakoreshaga, kandi nkaba nsanzwe mbizi ko papa akora ibyo bintu nyine ngo byo kuvura abantu. Nyine nyumvisha buryo ki nta kibazo kirimo, ari uko umusego yawukoreshaga bakaba baribeshye bakawumva. Ngira ubwoba nyine, umusego nyine ndavuga ati reka ntabwo nongera kuwuraraho. Nkajya nganiriza abana twabanaga muri gurupe, bakambwira ati wowe ikintu cya mbere, ahantu umuntu abeshwa n'amasengesho, udasenga hano hantu ntiwahaba. Icyo ni icya mbere. Barambwira ati ikindi, ntabwo ugomba kuzajya uryama uko uryama ureba ruguru ku musego, ugomba kuzajya uryama ucuramye ureba hepfo, hajya amaguruka bari kuryamisha umutwe, amaguruka yaraza ruguru, hano bakorera shitani cyane. Ati nibyo bintu, nibwo buzima bwabo, kibakora ibintu byinshi udashobora kumenya ubwoko bwabyo. Ni baba barambwira ati rero icya mbere cyo ntibazagire bagura ibiryo basigaje ngo birye. Kwa kundi bararuraga bakarya, bamara kurya bo bamaze kurya bakakuzanira ibisigaye. Bavuga ati ntabwo ibyo nshobora kumenya ikintu babikora, ntibazagura ibiryo byasigaye ngo birye, uzajya ubabwira ko umeze neza uhaze. Hanyuma nibagenda uze kuza kwarura mu isafuriya, ibiri mu isafuriya, ariko ntimukarye ibyo bagusigarije. Kandi ubu ntabwo nari nemerewe kwiyarura, kwa kundi ngo uratetse ngo ugiye kwarura. Oya, urateka ugatereka hariya, kwarura nibo baza kwiyarurira. Barambwira ati utazigera urya ibiryo basigaje n'umunsi wa rimwe. Izo ngeso barazigira kandi ntabwo uzi ibyo baba babikoreyemo. Uzajya ubyanga ati wemere inzara ikwica ariko ntubirye. Niba batazajya bakwarura ibyawe ureba, uzajya wemera inzara ikwica ntukabirye. Ugomba muri ubwo buzima mbaho mpangayitse. Umusaza hashize igihe rimwe baza kuza kujya gutembera, umukecuru n'uwo mukobwa. Umukobwa yari yaraje mu kiruhuko, baza kuza kujya gutembera, bansiga mu rugo nanone na wa musaza. Kuko hari inka yarabyaye, ntabwo umusaza nta hantu yari akijya nyine kugira ngo ayiteho. N'uwo mu Bangladesh, yafatanyaga n'uwo mu Bangladesh. Baragenda bagiye, umusaza arahamagara arambwira ati Mary timira nkubwire, ari mu nzu. Ndagiye nkinguye urugi nsanga umusaza yambaye ubusa. Ubundi yabaga akunda kuba yambaye ikintu cy'igikanzu kirekire kigera ku birenge. Iyo yazaga, hari igihe yazaga yambaye ikanzu yagize, anambwira ati tifatiraho basi, tifataho n'intoki. Nkambwira ati reka reka, ngiye nsanga none ikanzu yakuyemo nta kanzu yambaye. Nshaka gusubira inyuma, ahita nkurura akaboko. Ngo bari bamaze kugenda, bamaze kurira mu modoka bagiye, uwo mukecuru n'uwo mukobwa. Ayinge n'uwo musaza dusigaye mu rugo. Uwo mu Bangladesh nawe yabaga ari mu bintu bijyanye n'imirima nyine by'ubuhinzi bakoraga no kwita kuri ayo matungo. Umusaza nsanga yambaye ubusa, nta kintu na kimwe yambaye. Ndambwira ati David, nari ndimo ndakora hanze, nari ndi gukora amasuku, reka njye ngiye gukora amasuku. Ati uraba ujya kuyakora? Arambaza telefone yawe iri hehe? Kubera ko telefone yanjye bari barambuje kujyana telefone mu kazi, kandi nari mfite gahunda yo kugira gute kumufata rikodi. Uwo musaza kandi nabo yari abizi, yari yarabimenye abizi, kuko buri munsi yarabimbwira ambwira ati ufite gahunda yo kuzamfata video cyangwa rikodi. Umusaza arambaza telefone yawe iri hehe? Ndamubwira telefone yanjye iri mu cyumba cyanjye.
arambwira ati okay kimwe telefone yawe iri mu cyumba cyawe kiva hano nkwereke ndanga turagundagurana ku bw'amahirwe yikanga umuntu yumva imodoka iri kubuza amahoni hari ibyo bari bibagiriwe mu rugo ahita ndekura ndongera nanjye nsubira hanze nsubira mu byo narindi gukora ubwo munsi burarangiye ku bukeye ndongera mpamagara umunyafitine kuri telefone ndabimubwira ndamubwira ati sha wenda ndabona ngiye gutoroka kuko ubuzima ntabwo nzava mu gihe gutoroka nyine njye kuri polisi nyakiri ibyangombwa byanjye abandi bagira office njye ntabwo bigize banjyana kuri office baje kumfata banjyana muri urwo rugo ubundi iyo ugeze ngo ufite umwagenti hari abantu b'abagenti nyine ahantu baragiye unyura kugira ngo ugereyo noneho hari office uba ufite njye rero ntabwo bigize banjyana kuri office nta nimero y'umuntu wo kuri office nari mfite ndangije ndavuga ati njye ikintu kizamfasha abana barambwira ati rewe nta office yabuze ntabwo ufite nimero y'umwagenti wawe uramenya ibaza nde uramenya ubwira nde ndavuga ati njyewe mwanzuro ningira inama yo gutoroka nkajya kuri polisi nagera kuri polisi nkababwirira uko bimeze basi bakanyakira ibyangombwa byanjye polisi ikanjyana kuri office bakampindura bakanjyana mu rundi rugo noneho barambwira ati rero inama twakugira ntabwo ushobora kujyayo udafite ibimenyetso kuko wagenda uvuga ngo iki kugenda ubivuga ku munwa gutya nta gisobanuro cyemeza yuko ibyo uvuga ari ukuri bisaba ko ufite ibimenyetso ntangira guhangana n'uko ngomba gufata ibimenyetso umunsi wa mbere ndabyuka ndasenga ndavuga ati wa mana we nimba udashaka kumfira hano hantu mbabarira basi nibere ni nk'ikimenyetso cyo kundokora kugira ngo mbashe kuva hano hantu bampindure banjyana ahandi hantu cyangwa bandike ntayo ubwo mfata telefone yanjye nyishyira hari ikintu kiba hejuru cyabaga hejuru mu gikoni kimwe bagennye kizana amazi ashyushye nakonje ndagenda telefone nyirambikaho nyiterekaho hejuru umusaza araza nk'uko bisanzwe mu gitondo telefone imfata video ndangije ndavuga ati ndayibonye ubu ngubu byakemutse mabuja ndahita mwereka proof kugira ngo basi ashakishe ukuntu amfasha yari yambwiye ati ngiye nuramuka uyinyeretse nzakora uko nshoboye ngufashe nta kibazo uzagira ariko nuramuka uyeretse undi muntu kizakuba uzabyirengera ndavuga ati mbonye video ndahita nyimwereka telefone nayirambitse aho ngaho mu gikoni aho ngaho narindi sinzi ukuntu nasohotse hanze ngaho nsanga telefone yahumye muri taburo ntabwo telefone iri kubona kandi telefone yari nzima nta kibazo na kimwe ifite telefone nyicanye iranga hakajya hazamo ibintu by'umweru bigira gutya gusa by'ibihu kandi telefone yari nzima nta kibazo na kimwe yari ifite itanaguye no hasi njye ninjye wayirambikiye aho ngaho mu gikoni video nayibonye ko yagiyemo nayifashe nayisevinze telefone nsanga yahumye ntabwo iri kubona mfata telefone mpamagara uwo mabuja mbwira umukecuru ndamubwira ati niza telefone mbwire mami yuko telefone yanjye yapfuye nshake ukuntu mbura indi telefone ndabimubwira arambwira ati nta kibazo tuza kuza gushaka amafaranga ugura indi telefone umusaza bamuha amafaranga agiye gukoresha telefone yanjye araza arambwira ngo ntabwo bikunda ngo nta pièce bashobora kubona yo kuyikora ngo kika kuyijyana Dubai kandi ntabwo ari telefone yakorezwa Dubai ibyo ndabyihanganira barambwira ati turagukata ku mushahara tuguriye telefone ndavuga ati nta kibazo telefone barayimburiye ya yindi ndayibika umushahara se wari wundi n'ubundi wari wakubye ntago ari bo bampembye nasanze bitandukanye icyo nagiye gukora si byo nagiye nabikoze n'umushahara bari bambwiye ntago ari wo nahembye ndangije telefone ya yindi yapfuye ndayibika bangura indi telefone iyo telefone yindi bamburiye nayo ndambitse mu gikoni nsohotse hanze ngarutse nsanga umusaza ari kugiraho gutya agira ibintu ku ntoki gutya akagira ngo muri telefone yanjye mpita mvuga ati mpitanyishikuza ati mu izina rya Yesu mpitanyishyira inyuma gutya nyishikuza nyine cyane arambwira ati Mary iti nta kibazo ati ni dawa tino kugira ngo telefone yawe itazongera gupfa arambwira afata telefone yiwe ayikubita hasi nyihanura nkana ayikubita hasi gutya arambwira ahita arambwira ati telefone yanjye urabona nta kintu ibaye nta kintu ushobora kubona kimwe ni umuti tino kugira ngo telefone yawe itangirika mpita nirukanka nsanga umukecuru ndamubaza ndamubwira ati se ndamubwira ati mama kuki nsanze papa ari kuri telefone yanjye agira gutya gutya ati nibiki arambwira ati Mary nawe tibigira ubwo ati ni umuti ni ibintu bisanzwe nta bintu bya danje ati ni umuti ntugire ikibazo umuti wa telefone njye mpita ntangira guhangayika ambwira ngo kugira ngo itazongera gupfa ngo nkuko iyambere yapfuye ariko nyine nahise nyipuro nirukanda ndavuga ati mu izina rya Yesu
Uratokesha. ndatokesha. Ubwo umusaza arampamagara, yaje akanya arampamagara aranyicaza arambwira ati se ntago wemera korowani? Ndambwira ati ntago mbizi. Mwese ndambwira ati ntabwo navutse iwacu nsanga bayikoresha. Arambwira ati mwese ntago wemera dawa? Ndambwira ati nyine dawa nyine avuga ibyo bintu by'imiti n'ibiki. Ndavuga ati ntago mbyizeramo, ntago mbyemera. Ariko bari bazi ko uri umusiramukazi n'ubundi. Oya bari babizi ko ntari umusiramu. Kuko bimbaje ndabibasobanura ko ntari umusiramu. Ya makanzu se mwo. Ya makanzu yo kuyambara biba ari nk'itegeko. Ko nyine nge nkigerayo bamyambuye imyenda nari mfite, igikapu cyanjye bakijugunya hanze ngo ni umwanda. Ntago wakinjiza mu nzu bashugunya hanze nyine muri stock hamwe bari mu bintu byashaje n'ibiki bakabishyirayo, ubundi akaguhereza imyenda yabo. Bamye ibintu by'ipantaro n'ibishati nyine birebire binini. Bamara amakanzu nyine ngomba kuzajya nambara, ariko iyo nkayambara ngiye kuryama ntemerewe kuza gusohoka hanze nyambaye. Nkasansohoka nyine nambaye ibyo bipantaro n'ibishati, ubundi amakanzu nyine nkayambara ndi mu cyumba cyanjye, ngomba no kubura nitandiye. Kwa kundi n'akamenyero gakeya nagira gutya wenda nko gutwi kukagaragaraho gato, yo mukecuru akanuka ko tambye ati ntago ari byo, ati papa ntago abikunda, ati iki n'ibiki, kubera nyine akamenyero gakeya. Nakambara nashiduka kazamutseho gato ya hano ibibazo bikavuka. Ibibazo bikavuka kwa kundi umuntu aba yaramenyereye kwiyitaho bisanzwe. Mu Rwanda ufite uburenganzira, ubwo burenganzira ntabwo bufite. Baguhereza amavuta yabo, ntabwo wakisiga amavuta yawe bazanye cyangwa ngo ubwe mudashaka iki. Ibyo baguhaye bakugeneye ni ibyo, nta kintu ufite guhinduraho. Rimwe nibwo nigeze kwibeshya, rimwe ndabyuka nisiga makeup bisanzwe, mukecuru arakaranuka koko. N'ubundi kuri mubi, n'ubundi ko muri gikaratu, ubundi se uri nka Rina ubwo n'uwo munyapipinekazi wahabaga. Tukwabigenza kose n'ubundi uri wa wundi. Urumva? Ntabwo wakwicarana nabo ku meza kwa kuri umuntu aba yicaye ngo bari kurya ngo nawe ugende wicare hari akumukeka wicaye, ntabwo byemewe. Ugomba kwicara ngaho mu gikoni ukarira mu gikoni, ubundi baba bavuga ngo turanuka. Ngo turanuka, ngo twahumurira nabi. Waba woze bagiye muri dushe woze, waba utoze ngo ufite bad smell. Wumva nyine yuko uri kubanukira. Ubwo urumva rero ntabwo mwakwicara ahantu hamwe, ntimwagira gute wapi, ntimwakogana no muri dushe. Nagiraga dushe yanjye iba hanze na toilette byanjye njyenyine. Bo bakagira ibyabo byo mu nzu bakoresha. Ntashobora kujya muri dushe yabo cyangwa muri toilette yabo. Mfite yanjye njyenyine ku giti cyanjye. Isahani yanjye njyenyine. Nta nundi wemerewe. Igikombe cyanjye njyenyine. Nta wundi muntu wajyaga muri dushe yanjye. Igikombe cyanjye njyenyine, isahani yanjye. Nageze banyereka amasahani 2. Aya ni amasahani yawe. Banyereka amatasi 2, ibi ni ibikombe byawe. Nta wundi muntu twahuraga kuri ayo matasi cyangwa kuri ibyo bikombe, byabaga ari ibyanjye ku giti cyanjye. Ese ntiwibeshye ugakoresha icy'abandi? Oya ntabwo nari kubitinyuka. Kubera ko nayo isanzwe nzi ko bagira n'amahane, ntabwo nari kubitinyuka. Ubwo nyine ubwo kimwe naracyozaga nyine nkagishyira hariya, nkaba mbizi nanakoresheje kimwe, imara kubikoresha mpita mbyoza ko nzi ko ari byo byanjye. Bamara agasafuriya kanjye ngomba gutekamo ibiryo. Baryaga umuceri n'inyama nibyo batekaga byonyine. Nyine ubwo iyo nimugoroba nyine ibyo nabitekaga nimugoroba, ibyanjye nabitekaga nimugoroba, kubera ko nimugoroba ntabwo bajyaga bakunda kurya ibintu by'ibiryo. Mba muri ubwo buzima ndabasuka ku Mana yanjye, ubuzima nzabubamo kugeza ryari. Uwo musaza iyo telefone yanjye ikimara gupfa yahise abona ko umugambi wo kuba namufata record cyangwa video bikomeje, kuko no kugira ngo telefone yanjye ipfe natekereje ko ari babigizemo uruhare, kubera ko sinamubonye, ariko kubera ko nayisize telefone yanjye iri nzima nta kibazo ifite, natekereje ko ari ushobora kuba babigizemo uruhare kugira ngo telefone yangirike. Uwo musaza atangira kunyanga, atangira kunyangisha abo mu rugo. Uwo mukecuru avuga ati ntabwo ari hamwe, tabajagaraye, umutima we sinzi ahantu uri, kubera ko nyine bakoreshaga ibyo bintu by'imiti. Ababwira nyine ngo ko aba mbona nyine muri njye, ko aba mbona byaba mbona bantekereza ibiki n'ibiki. Ndasenga bikamubangamira, uwo mukecuru aza no kubimbuza gusenga. Kwa kundi uri gukora nk'uturimo, uri kugira ibiki, uririmba, arabimbuza ngo ntabwo abyemewe, ngo bibangamira uwo musaza. Ngo umusaza biramubangamira. Nanjye mu gihe babimbujije ahubwo noneho ndushaho. Noneho bigera ku rwego rw'uko babona ko nyine maze kurengera, kubera ko ntagishaka kumva
ibyo bambwira. Yambaje ati wemera ku Rwanda, ndavuga ati ntabwo ibyo ngibyo mbizi. Tino se bizera bino bintu by'imiti. Uwo musaza nyine akajya ambwira ngo akorera Imana, ngo Imana izamuhemba ngavura abantu. Imana izamuhemba. Ntabwo yakoraga amafaranga. Nakuno ngo ujya kwivuza ku mupfumu akaguca amafaranga. Hoya nta mafaranga yabacaga. Ngo yabaga ari gukorera Imana. Ubwo ndangije nyine nkajya nkomeza gusenga, birangira nyine kwa kundi bajyaga banyiyumvamo, kwa kundi twajyaga tuganira n'uwo mukecuru n'uwo wundi uwo mumabuja, connection itangira gucika, batangira kumbona nk'umwanzi wabo, nyine batangira kumfata nabi. Ndabyihanganira ndavuga ati nyine nakundi kubera ko gutaha ntabwo byo byari gushoboka. Ndavuga ati nta nshaka kubona nanyura ngo ntahe, ngomba kwihangana nyine ubuzima ndimo. Bajyaga bampa airtime, bahita bayinkuraho batangira kuyinyima. Uwo mumama nyine uwo mabuja wanjye niwe wayimpaga. Airtime atatangira kuyinyima, ntiyongera kuyimpa. Kuko namubwiye ibibazo mfite ntabwo nigeze muha proof ngo amenye ngo nibyo cyangwa si byo. Umusaza atangira kumubwira yuko ntakiri kwitwara neza mu kazi, ngo akazi kananiye. Ubwo aramuncomeka, urumva nyine kuba yabimubwira nk'umuntu wo mu rugo tubana umunsi ku wundi, uwo atahaba biroroshye kubyumva cyane. Ubwo nyine atangira kumupira airtime, atangira kubwira ati telefone ishobora gutuma udakora akazi, atangira kumbwira ko ntemerewe gufata telefone, ntemerewe kuyifata nyuma y'akazi ntashoje. Banyuma amayinite, ntangira kubura ukuntu nzajya mvugana na bagenzi banjye, ntangira kubura ukuntu nzajya mvugana no mu rugo ababyeyi banjye. Mwaravuganaga? Twaravuganaga. Twaravuganaga nyine nkababwira situation y'ubuzima ndimo, nkababwira uko bimeze, bakambwira ati ihangane mama, ati nzamugusengera, ati nta kindi kintu kindi, nta bundi bushobozi mfite bwo kuba nabasha kugukura aho uri, ariko nzamugusengera ndabizi kandi Imana izakugenzereza neza. Ubwo hashize iminsi nyine airtime akazayinyima, barayinyima. Uwo mukobwa waho wiga muri kaminuza yaza akankonekita kuri ntuza kuri wifi yiwe, akambwira ati mbere ushaka kuvugisha mu rugo, akankonekita kuri wifi. Ariko bikansaba ko nyivugiraho nihishe, bikansaba ko nkoresha telefone nihishe, kubera ko ntabwo byabaga, bari barabimbujije nyine ko ntemerewe gukoresha telefone. Yankonekita muri iyo minsi yaje, nkamara iminsi nyine ndi gukoresha telefone. Mbwira abo abana twabanaga muri groupe, ndavuga ati rero ibintu bimaze kuba too much pe, kwihangana aho bigeze anga birananiye. Barambwira ati rero reka tuguhereze nimero, dushakishe abantu mushaka kuba mwaraziye mu gihe kimwe, dushake nimero z'abagenti babahaye, ashobora kuba n'abari bo bagenti bawe, turebe ko hari ikintu bagufasha. Abo bana nyine barababaza, nimero barazimpa. Ndabandikira kuri office, ndavuga ati mfite ikibazo, ndababwira, ndabasobanurira, mbohereza amafoto yanjye, ndababwira uko bimeze nyine. Bambwira ati rero tuzagufasha nyuma y'iminsi 2. Ntegeza ko bazaza kumfasha, ndaheba. Buri munsi nkabandikira, akambwira ati rero, bakambwira ati duhe location y'ahantu uri, tuzaze tugutore batabizi badahari, ubundi hanyuma ibindi bikurikiraho tuzabivuga nyuma yabo. Ariko nkabana none kubera ko ya telefone yapfuye, ntabwo ndabona ikindi kimenyetso cyemeza ko ibyo mvuga ari ukuri. Barambwira ati rero nuramuka udafite ibimenyetso abana banganira, barambwira ati nimba nta bimenyetso ufite, ushaka kugera kuri office bakakugambanira. Kuri office n'abazungu ntabwo ari bagenzi bawe, ntubazi nawe, n'Abarabu nabo, ugasanga baranakwishe. Ugasanga bavuze ko ushaka kubatera icyasha, bakaba bakugirira nabi, bakaguhemukira. Numva noneho mbuze ikintu na kimwe mfata, numva mbuze aho mpungira, numva mbuze ukuntu mbigenza. Ubwo nyuma y'igihe gito yashize iminsi, wa musaza niko n'ubundi bwa buzima yakomeje, ko mu gitondo buri gihe mu gitondo yazakansanga aho ndi, akaza kumundaguranya, ansanze aho ndi mu gitondo. Uwo mukecuru ko n'akazi yakoraga mu rugo igihe kimwe gishoboka, yatemberaga rimwe na rimwe. Igihe kizagera rero uwo musaza nabwo umukecuru ambwira ati rero ejo mu gitondo hamagara uwo mukobwa kuri telefone, aramumpa. Ejo mu gitondo umukecuru ntahari, uzakora ibi n'ibi, uzagenze gutya na gutya, menye ko azaba adahari uwo mukecuru. Ko musaza ntabwo yajyaga akunda kugira ahantu ajya. Ndangije ndavuga ati noneho ubwo noneho agiye kunsiga mu rugo njyenyine kuko badahari, noneho bigiye kuba ikibazo. Ubwo mumere yari yaramaze kurambirwa, buri munsi guhora mubwira ngo gutya na gutya, kandi nta gihamya gihari. Ndavuga ati noneho ubwo nsigaye mu rugo n'uyu musaza, noneho ntabwo nzi ko ndi bubikire. Ubwo ngubwo baragenda bagiye bari bagiye uwo mukecuru n'uwo mukobwa we, nsigara mu rugo n'uwo musaza. Uwo musaza nanone arongera arampamagara,
arambwira ati vayo nkubwire, bamaze kugenda hashize nk'amasaha nk'abiri, umusaza ngiye none nsanga yambaye ubusa, kwa kundi nta kintu na kimwe yambaye. Arambwira ati Meriti uyu munsi niwo wa nyuma. Ntangira kurira, ubwo ntigeze yibuka kumyaka telefone narayifashe nyishyira mu mufuka nari nambaye kubera ko bari bagiye. Urumva umusaza uwo mukecuru niwe wajya gukunda kuza kuncunga cyane nyine kubera ko niwe wamenyaga ko telefone ko niwe wajyaga mu cyumba cya nyine wamenyaga ko nayisize mu cyumba cyangwa nayisohokanye. Telefone mpita nyishyiramo rekodi nyishyira mu mufuka wanjye, nyishyiramo rekodi nyishyira mu mufuka. Uwo musaza araza, ntabwo yigeze yita kumbaza ibya telefone, ubundi yajyaga aza akambaza ngo telefone yawe iri hehe. Ntabwo yigeze yita kumbaza ibya telefone ngo ngiri hehe kubera ko yumvaga ko bashobora kugenda none bakagaruka. Ntiyita kumbaza ibya telefone nyishyiramo rekodi nyishyira mu mufuka wanjye. Arambwira ati kivayo nkubwire ndagiye. Yongera kumvundaguranya kwa kundi nk'uko bisanzwe, urumva anyambura imyenda atangira kunjombagura intoki muri sex. Telefone yanjye iri hehe? Iri mu mufuka, iri aho ngaho. Irarekodinga byose uko turi kurwana, uko biri kugenda kose, intambara zose zabaye irarekodinga byose. Ubwo ikintu cyanabaye hahise haza wa mu Bangladesh amasaha yo kujya konyesha inyana yarageze, aza kumuhamagara nyine kugira ngo ajye kumufasha. Umusaza ahita ndekura yirukanka, ahita yambara vuba vuba ajya kureba uwo mu Bangladesh. Nanjye nsigara aho ngaho ndimo kurira. Kuko ndangije ndabyuka, nta kintu na kimwe nongeye gukora, mpita nicara ndavuga ati rero ndabona ibi bintu bimaze kuba ikibazo. Mpamagara wa mumabuja ndabimubwira, arambwira ati wirira ceceka neza utubuze guhanagura amarira umbwire ukuntu bimeze. Ndabimusobanura mubwira uko bimeze. Maze kubimubwira uwo mumere arambwira ati wewe humura, ati umugabo wanjye ntawe uhari, yagiye Dubai kandi azamara iminsi 3, naza tuzahita tuza kukureba. Ndamubwira ati ntabwo nshobora kubyihanganira, mbabarira unkura aha ngaha, ntabwo nanarara aha ngaha. Arambwira ati Meri ntabwo byakunda barindira misa. Akaba yarambuje kubibwira uwo mukecuru, karambwira ati nubwo bimeze gutya nta muntu wemerewe kubibwira. Arambwira ati icyitonderwa, ntabwo wemerewe kubibwira mama, agira ikibazo ashobora guhita agwa muri koma, ntabwo wemerewe kubimubwira. Ubwo voice ndazimwoherereza uwo mu mama. Maze kuzimwohereza nzohereza no kuri office mpita mbisiba kugira ngo ataza kuza kubona ko ari byo wafashe, ko nayitanze kuri office. Nahise nyisiba nyine, narabohereje kuri WhatsApp, ndangije ndasiba kugira ngo atazabona ko hari undi muntu wabyohereje. Ndavuga ati natanamfasha nibere na kuri office bashobora kumfasha mbere. Ndavuga ati nibitanakunda nigira inama, ndavuga ati uko byagenda kose ibyo ndi buhurire nabyo hanze, ubwo biri bugende simbizi, ndatoroka ngende njye hanze. Uwo musaza mu kuva konkesha inka aho yaravuye arampamagara, nasuye hanze bisanzwe. Arampamagara anjyana ahantu mu cyumba, mu kazu kabaga hanze. Ako kazu sinajyaga nkagera, hagiraga mu mazu menshi cyane ntashobora kumenya ubwoko bwayo. Anjyanayo anyereka imbunda, arambwira ati turabizi n'ibindi, ibi ni ubwa mbere n'ubwa nyuma, ibi bibaye nuramuka ubivuze nzakurasa. Imbunda arazinyereka, anyereka imbunda 3. Arambwira ati ushobora no kugira ngo ntabwo zinakora. Afata imbunda ayisohokana hanze, yicara hanze ku ibaraza gutya, arasinuma irapfa, aragenda arayitora arayizana. Arambwira ati rero nzakwica, ati kandi nzakwica ngute muri Zubara ahantu bataga imyanda. Iyi modoka ije iraza igatwara imyanda, iteruramo ibishashi, ko ni ibishashi binini, bagira ibishashi binini by'umukara birebire bashyiramo imyanda. Arambwira ati iyi modoka ije iraje igaterura ibishashi by'imyanda ikabijyana, ntabwo bajya kureba ikirimo, ntabwo bita kureba ikirimo. Nzakwica ngute muri kiriya gishashi, ngute ku muhanda muri Zubara, imodoka izaza igutware nta n'umuzamenya irengero ryawe. Ariko ambwira, ndahangayika. Iki gihe narahangayitse, ndarira. Ku bukeye mu gitondo uwo mumama ntabwo yaje kuntwara. No kuri office noherereje iyo video, barambwiye ati ihangane ntabwo turabona umuntu uza kugufata, ariko turashaka umuntu uza kuhagukura. Ariko ntabwo bigeze baza. Ku bukeye nko mu masaha 9, bimaze kugera nko mu masaha 9, nirirwa aho ngaho mu rugo. Bimaze kugera nko mu masaha 9, uwo mukecuru arambaza ati se Meri kurya wabyanze, ntabwo uri kurya. Hamagara mu mabuja wanjye ati ntabwo arya, ntagira ibiki, mbese arambaza ati ufite ikihe kibazo? Umutima urambwira ati bimubwire. Mpita mbibwira uwo mukecuru. Uwo musaza nawe yicaye aho ngaho ahari, twe twicaye ku mukeka twese. Hari ibintu bajyaga bahinga twabaga turimo turagira,
bakundaga kuzana natotoraga byagiraga utubuto dutoya, ubwo muri icyo gihe twatumiranye nabi kakazi wa Bangladesh yakoraga, ubwo ibyo bintu bahingaga barabihingaga bakabitunganya bakabigaburira amatungo, ntabwo yongeye kuyikora, bahise bavuga ko ari ngiye ngomba kuzambikura, bidakwiye ko ngomba gukora n'akandi kazi gasanzwe. Bakagira ibintu amacapati, imigati bajya gufata mu nganda byarangije garanti, bagiraga bagakuramo ibiryo by'intuza byo guha inka n'ibiki, bakazana nk'imifuka nka 20 ngo ndare nyihungura ngiye nyine nta muntu n'umwe umfashije, nkabijyamo nkabihungura nkabiraramo nkabisinziriramo nkarira nkapfa nabi, bakambwira ati ntabwo wemerewe kuryama utabirangije. Nkaryama nka 9:00 8:00 gutyo, kandi mu gitondo n'ubundi ngomba kubyuka 11:00 nkatunganya breakfast nkajya gukura. Bagiraga imbuga nasanze batarayikuburaga, imbuga nini kuko n'abantu baba ahantu mu cyaro nyine yisanzuye. Imbuga nayikuburaga icyumweru cyose ntarayirangiza. Ubu narakuraga nkakura nageza hahandi izuba ryatse nkacumbika nkazongera nkasubukurira, icyumweru kigashira ntarayirangiza, kandi nkubura hamwe ejo nkongera nkatangira aho nahereye nkakomerezaho. Ubwo icyumweru cyarashira gusa hahandi cyashira handi natangire harameze hararaye haraje ibyatsi, nongera nsubiramo nongera ntangira bundi bushyashya. Urumva ubwo nkazankungura ibyo bintu iryo joro ryose ntemerewe kuryama. Rimwe nibwo umukobwa wigeze kuza araza arambwira ati Meriti ko ndeba utari guhungura vuba bimeze biti, kandi ko utari buryama utabirangije. Ndambwira ati rero, ndambwira ati mujye mwibuka ko natwe tuba turi abantu, ntabwo turi inyamaswa, tuva amaraso nk'aya muva, natwe turi abantu. Ndambwira ati nibigera 5:00 aho niba ngejeje hose ndahita mbisiga njye kuryama. Ni umunsi wose reba, icyo gihe nari maze iminsi nk'ibiri ntaryama, ndyama 9:00 ndyama sangaye, kandi ubyuke 10:00. Ndambwira ati rero nibigera 5:00 ndahita njya kuryama. Arambwira ati wibeshye. Ubwo icyo gihe nari maze kwihaga mvuga ati none nibashaka bazananyice, mbona nta kintu kiri kuramira, mvuga ati nibashaka bananyice tingize n'amahirwe bananyica bikarangira, kuko ngiye numvaga byanga byakunda nibatanyica nzaniyakura. Ndavuga ati nta kundi biri bugende tuko byagenda kose. Nanze ubuzima namaze kumva nta kintu kuba bukimariye. Uwo mukobwa ndambwira ati uko byagenda kose ntabwo ndi bugeze izo saa 5 zigenda njya kuryama. Uko nabivuze nyine 5:00 zarageze ndagenda njya mu cyumba cyanjye ndaryama ndikingirana. Uwo mukecuru aza aritotomba byutse, yarabyutse agiye hanze asanga nabivuyemo, aritunganya byataraza ku rugi rwanjye arahondagura ndamwihora ndakomeza ndaryama ndamwihorera. 10:00 nabyuka nongera mbisubiramo, arandakarira ndega kuba kuri mabuja. Ubu ibyo byo kundaza amajoro babikoraga we atabizi batanabimubwiye. Uwo mu mabuja uwo mukecuru amuza no kubimubwira. Ubwo umukecuru ubwo nari nicaye aho ngaho ndi gutunganya nyine ibyo bintu bari bakundaga kumpereza ngo ntunganye nyine byo kugaburira amatungo. Umukecuru araza aranyegera n'umusaza barambaza se kutagishaka kwishima ko usigaye urakaye. Umusaza agira nk'atazi icyabaye. N'uwo mukobwa wabo aramubwira ati wanze kurya umunsi wose urije wiri urakaye, banga umuntu urije, banga umuntu nyine babona nyine urisha nyine utishimye. Barabyanga cyane bambaza impamvu. Ndavuga ati rero umutima urambwira ati bivuge. Mpitambwira umukecuru ndamubwira ati ikintu cy'ikibazo mfite gikomeye cyane ati ni umusaza. Uyu musaza aranzengereje cyane abashaka kumfata ku ngufu. Tiyambwiye ko ibintu nabivuga azanyica. Umukecuru aratungurwa cyane. Ubushoje intambara rero. Umukecuru aratungurwa cyane aravuga ati ntago bibaho tibiki. Ndangije mpita mfungura telefone kugira ngo mwumvishe record yumva uko bimeze. Umukecuru akimara kubyumva ahita afata amatwi abarasaze nyine avuza induru. Umusaza n'uwo mukobwa we baje kunyaka telefone. Umukobwa arambwira ati meze iyo telefone ndayimwima, mpita nkandaho ku ruhande hatajyamo password. Umukobwa yowe wawo ndise umukobwa mutoya utari mabuje yari yaraje mu kiruhuko, ashaka kunyambura telefone yanjye kuko uwo musaza n'umukecuru bari bazi cyarabu gusa nta cyogeze ari bazi. Nta wundi muntu ashaka kureba muri telefone yanjye ngo abashe kuba yarebamo nyine abone ibyo ari gushakamo. Mpita nkanda ku ruhande mpita nyishyiramo password. Umusaza araza mfata mu ijosi gutya araniga, umukobwa nawe nyambura telefone ndayimurekera. Arambwira ati nkuremo password. Ndambwira ati ntabwo ndi bukuremo password. Arambwira ati telefone ngiye kuyimena uyihombe, timu udashaka kuramo password. Umutima urambwira ati niba mukuyikuyemo arahita siba proof
hanyuma zose wari ufite kubera ko ushaka no gushyira se hanze babe banakujyamo baguhemukire kandi utari bubone uko wiregura nta gihamya na kimwe ufite. Telefone nanga kuramo password, ndamubwira ati rero niba ushaka kuyimena yimene ariko password sindi buyikuremo. Ubwo bahise bahamagara mabuja wanjye bamubwira uko bigenze, ahita avuga ati mumunzanire. Bahita bahamagara wa muntu wo hanze wabikaga passport yanyuma batumaga wa musaza, baramubwira ati naze amfate banjyaneyo. Aje we n'uwo musaza bashaka kunjyana, ndavuga ati ntabwo ndi bujye mu modoka. Aramubwira ati njye mu modoka irimo uwo musaza nyine n'uwo muhungu nyine bakunda kuntuma. Ndavuga ati sungu ubu ndajya mu modoka yabo nzibanjyanye he, baramutse banjyanye se bakajya kunyica ku gasozi nabibwirwa n'iki. Nanga kujya mu modoka, ndavuga ati ntabwo ndi bujyemo. Ndavuga ati mubwire azanyitorere. Ahita ababwira ati mweze telefone tuvugane. Turavugana, arambwira ati Mary subizi ko mukunda ati cyane. Arambwira ati humura kibarakunzane niba kunzanire ugere mu rugo ibindi bikurikiraho turabireba nyuma. Turabireba nyuma. Ndangije mbona kwemera kujya mu modoka, avuga ati kugira ngo basi agire icyizere nazane n'uwo mukobwa. Uwo mukobwa nawe tujyana mu modoka twese ko turi batatu, ko njyewe uwo mukobwa n'uwo musaza n'uwo mugabo wundi wabikaga ibyangombwa byanjye. Ibyangombwa nabonye bizanye muri envelope. Turagenda none dura muri kimwe cya kabiri na mabuja wanjye yaje kumfata. Ninjira mu modoka, arambwira ati tuzi ushyire umutima hamwe, ntongere guhangayika, ati sibageze mu maboko yanjye, ati ntugire ikibazo. Turagenda tujyana njyaniwe mu rugo. Telefone ntibayimpaye. Telefone uwo musaza niwe wagiye uyifite, barayinyambuye uko bakayinyambuye, umusaza ayishyira mu mufuka, niwe wagiye uyifite ayihereza uwo mabuja wanjye. Telefone nyifunguye najya gufungura recording ivuge, umusaza akajya akora ibintu gutya ku ntoki ngo recording kanga kuvuga. Mabuja arambwira ati okay, nta kibazo ibyo ngibyo tubyihorere, ati telefone bayimpereza. Telefone barayimuhereza, mabuja wanjye arayibika. Turagenda tujyana iwe mu mujyi aho yabaga. Tugeze arambwira ati rero umugabo wanjye ntawe uhari, tikanya nina bikubwiye, ushobora kuba waragize muri kukubeshya. Umugabo wanjye ntawe uhari, yagiye Dubai, tugomba kurindira kaza, ntabwo ushobora gufata umwanzuro umugabo adahari. Nahamaze iminsi nk'itatu ntari kuri rezo, telefone barayinyambuye n'ubundi. Ariko mbere yaho nsubiye inyuma ho gatoya, mu gihe havukaga ibyo bibazo nahise nafashe nimero zabo zose nzohereza mu Rwanda, nzohereza famiye zanjye, nzohereza abashuti banjye, abantu benshi. Navuga ati rero ibintu bimeze nimumbura muzamenye ko napfuye ntakibaho. Tikani ndamuka mumbuze aba bantu nibo muzabaza amateka yanjye, nibo muzabaza amakuru yanjye. Uko nabaje uwo muntu wari waranjyanye, ndamuga ati wamfashe nkatarambye, ati nanjye nta bushobozi mfite bwo kugukura aho ngaho. Tiyo bavuye mu Rwanda bavuye mu maboko yanjye, tiba byamaze kurangira. Nawe ntanga nimero ziwe mu rugo bakazajya bamuhamagara. Bambwira ati ugomba kumuzana nta kindi kintu batubwira, ati nutamuzana turagushyira mu nzego zigukurikirana. Ubwo icyo gihe naravuye kuri rezo, mu rugo bakazajya bahamagara aho ngaho kuri uwo mabuja wanjye. Yajya ku kazi bakamutesha umutwe, yagaruka mu rugo bakamuha ahantu hose. Agira umujinya cyane, aravuga ati kuki watanze nimero yanjye, ni cyatumye utanga nimero yanjye, biki ndamwibura nyine ndaceceka, sinamubwira impamvu yatumye mbikora. Igihe kiragera umugabo araza, umugabo aje banyicaza muri salo, barambwira ati ufite ikihe kibazo, ndabibasobanurira. Bampeza telefone yanjye, bavuga ati fata telefone yawe utwereke uko bimeze, muramo record ndazibumbisha. Barambwira ati ariko telefone ntabwo turi buyiguhe. Ndavuga ati se kubera iki basi mwayifarumase mukameza telefone yanjye, ntabwo turi buyiguhe ahubwo turagusubiza amafaranga wayiguze, ariko telefone ntabwo dushobora kuyiguha. Kugira ngo nyine wenda ntazaza no mu Rwanda nkaba nanabivuga cyangwa nkagira ibiki, telefone barayinyima, bansubiza amafaranga nayiguze, telefone barayigumana. Barambwira ati rero turagucyura utahe. Nabwo se mwanjyanye kuri office, ati wapi, urahitamo iki, we hitamo icyo ushaka. Ndavuga ati ngenda ndashaka kwitahira, nta kindi kintu nshaka. Bashaka kumbwira ngo bansubize kuri uwo musaza, ngo bamuganirize, ngo bamuganirize, bamugire inama, ngo twongere tubane. Ndavuga ati ntabwo byakunda, ntabwo bishoboka. Ndavuga ati umusaza yambwiye ko azanyica, nindenga ku byo yari yambwiye, none kandi nabirenzeho, nasubirayo gute? Ndavuga ati wapi mundeke ntahe. Barambwira ati kutari butahe, ntabwo turi bukurekure. Kugira ngo tukurekure tugomba guhamagara iwanyu bagatanga amafaranga twagutanzeho, tikubura aha ngaha n'amafaranga twakwishyuye $5,000,000. Ugomba kubwira iwanyu $5,000,000 bakazishaka kugira ngo tukurekure usubire iwanyu.
bampereza telefone yiwe ashyiramo amayinite amatelefone yiwe arambwira ngo nimpamagare iwacu mbibabwire. Mpamagara mu rugo ndimo kurira ntabasha no kuvuga, mbabwira situation uko imeze, mvuga ati se kubizi ko nta bushobozi nawe mu rugo uhazi ko wasize uhazi, ayo mafaranga arava hehe? Turumva twayakura aya mafaranga yo kugukurayo. Numva bibaye ikibazo, ndasenga ndavuga ati wa Mana wiko ko wambabari ukankora ibitangaza nibura nkagera no ku kibuga cy'indege. Nashaka naba nkine hagera nkahita mpfa, nibura mu rugo bakabona umurambo wanjye bakawushyingura. Nicyo kintu numvaga ngiye nifuza, ko numvaga ngiye gupfa nkapfa n'umuryango wanjye utanambonye, batanansezeye ngo bamenye naho naguye. Ntangira gusenga Imana avuga ati wa Mana uzambare. Nyuma yaho gatoya nasibutseho gatoya, turi kugenda mu modoka n'uwo musaza arambwira atumva, kisuri kureba ibintu ukoze, nta kintu uzigera wimarira mu buzima bwawe, nta kintu kimwe kizigera kiguhira kibaho mu buzima bwawe, ntabwo uzigera wishima. Nagomba kugufasha, nagomba kuguhindura ubuzima, nkaguhindura amateka, ariko urinjije, nta kintu uzigera na kimwe wimarira mu buzima bwawe. Ambwira gutyo, ndavuga ati ubwo ngubwo ni bya bintu by'abantu nyine biri aho. Ndakomeza ngiza ku bw'amahirwe uwo mugabo w'uwo mugore hashize iminsi nk'ibiri aramubwira ati rero reka nkubwire, ambwira ati ibintu urimo ntabwo ari byo, uyu mwana mushaka muri kurataha. Abwira uwo umugore nyine mama uwo mugore umwana w'uwo musaza niwe wari wanze ko kundekura ngo ntahe. Uwo mugabo we nyine ahita avuga ati bose aravuga ati nta mpamvu n'imwe kumujyana kuri ofisi, ntabwo mubishaka, kandi amakosa ni so yakoze, uyu mwana nta ruhare yabigizemo. Kumujyana kuri ofisi ntabwo mubishaka, kumurekura ngo atahe ntabwo muri kumurekura, icyifuzo cyawe ni ikihe? Ariko abaza uwo mugore ati ngiye yarampemukiye cyane, kuba naramuje kubibwira mama, kuba naramuje kugira undi muntu n'umwe yerekeye video, akaba yarabikoze kuko kuri ofisi baramuhamagaye. Icyo gihe noneho uko kwezi gutyo nta rubwo yanampembye. Kuri ofisi baramuhamagaye babimubwiye umugore arabihakana, kubera ko yari azi yuko nta proof, ariko amenya ko namaze kubivuga, arambwira ati yarampemukiye, kubona naramuje kubivuga, ko naramuje kugira umuntu aheza record cyangwa agira ibiki, none akaba yaratinyutse akabwira kuri ofisi, kandi kuri ofisi ntabwo yagomba kunjyana kugira ngo nerekane iyo proof. Abasebye umuryango wabo ubusebye ugiye gucyasha. Umugore nyine ahita afata umwanzuro w'uko nyine bagomba kunyura nyine ku mujinya. Umugabo araza, umugabo arambwira ati ibyangombwa byose, agenda agishyura itike y'indege, buri kimwe cyose, ni nawe wantwaye ku kibuga cy'indege. Umugabo arangira antwara ku kibuga cy'indege, ampereza undi mupolisi nahasanze, aramubwira nyine amfashe. Umupolisi nyine abimfashamo byose, mbona nuri indege, mbona ndatashye, ngeze mu Rwanda. Ngeze mu Rwanda nkajya nibikora kugira ngo numve ko ari njye, nkajya mvuga ati nkajya numva ni nko mu nzozi, nko mukurota, mvuga ati ntabwo bibaho, ushobora kuba atari njye, ushobora kuba nibeshye. Ndatangira naje ubwo nta rezo ndiho mu rugo, ntibari bazi ngo nzaza, ntibari bazi ngo bimeze gute, babonye mbituraho gusa. Mu rugo barambona bararira, baraseka, barabyina, baravuga ati Mana yanjye twe tuzi ko wapfuye. Ibyumweru bibiri byari bishize ntari ku murongo, ntanabavugisha, ntabwo uko mbahamagara kubera ko telefone bari barayinyambuye, kandi ntemerewe gusohoka ngo mbe najya kugura indi cyangwa kugira ubundi ikindi kintu mwifashisha. Mu rugo bambonye nyine baratungurwa, nyine birabatungura cyane, baravuga ati shatumva twari twaramaze kwiyakira, twarihanaguye, byararangiye. Amafaranga wagiye gukorera? Amafaranga yagiye nkorera ubwo urumva namazeyo amezi 3 gusa yonyine, amezi 3 n'igice. Urumva sitarago z'ubuzima natangiranye nabyo n'ubundi nkihagera. Namaze amezi 3 gusa, naraje ubwo kwezi kumwe nta nubwo banakumpembye, ubwo kwezi kumwe n'igice, ubwo amezi abiri bari barampembyemo, yo naguzemo telefone n'ibiki byose n'utundi tuntu nari nkeneye. Ubwo ndataha mu make nari nsigaranye, nitanza hashize iminsi njya gukora aka business mu Bugesera, njya gukora ibintu mu bintu bijyanye n'amabuye. Ibintu nabikora nkabona se abandi dukorana, nkabona abandi dukorana biri gutera imbere, nkabona biragenda. Barambwiye ati ni business ntago igihomba, kuko ni amabuye, ariko urahomba. mbikoze biranga. Noneho wa muntu wari waranjyanyeyo yarampamagaraga nyine ambwira ati shati Imana ishimwe, ati umuryango wawe warakubonye, ati bari bamere nabi, ati Imana ishimwe, ati nari nzi ko bazamfunga, ati ubwo wageze mu Rwanda Imana ishimwe. Ubwo nyine ndamubwiye, arambwira ati amafaranga warayakoresheje? Ndamubwira ati narayakoresheje, ubu ndimo ndakora. Arambwira ati nta muri ugiye yakoresha ayo mafaranga,
Oh. ti nibura uragenda ukayashyira ahantu ukazakoresha nibura wenda nyuma y'amezi 3 ti nibwo utangiye gukoresha amafaranga ya hariya hantu. Ndavuga ati se kubera iki ntabwo ari amafaranga asanzwe nk'ayandi nk'uko mu buzima busanzwe umuntu yakoresha, ati ntabwo ari ibyo, ati ntabwo agomba kuyakoresha. Ubwo nyine ndabikora biranga ndarekera, kuva icyo gihe kugeza n'ubu ngubu nta kazi ntaki. Aho ngiye gusaba akazi barambwira ati si ubu ngubu, barambwira ati ushaka akazi bwoko ki, nkababwira ati wenda nshaka akazi ko kuba nacururiza umuntu kugira ibiki, ndambwira ati uri umwana uri umuntu mukuru uri iki ko tubona uri no class bimeze biti. Nyine nkumva nyine ndahangayitse, nyine mva ngize agahinda, nyine navuga ati nyine nakundi nyine, ariko nkahita ntekereza ko ashobora gukora bya bintu ya mitongere wa musaza yambwiye, kuko yambwiye ko nta kintu ushobora kugeraho mu buzima, nta mahirwe yandi nzongera kubona mu buzima. Hano Mari we, ihangane mwana, ihangane. Ubwo nari ngiye kukubwira ngo bishobotse ko wasiga nimero, wenda hagira umuntu wabona akazi akaba yakurangira, ariko mfite impungenge. Hari umuntu ushobora kumva ubuzima waciyemo akumva burababaje, akumva yagufatirana n'ibibazo urimo. Sinzi niba bitarakubaho. Oya, ibyo bijya bibaho cyane, byambayeho kandi inshuro irenze imwe. Rero mfite impungenge, kandi nanone nta bundi buryo turi bubonemo akazi. Birasaba ko ubuzima bwose tubucamo, si ngombwa ngo birasaba ko tugira ubwenge kandi nanone tukanasenga. Gusenga nibyo bya mbere. Reka twemere dutange nimero, sibyo? Hanyuma Imana iyobore. Umuntu ufite akazi wa nyawe, wumva koko afite umutima wo yakurangira akazi cyangwa yaguha akazi, aba ariwe uzaguhamagara. Uwo ufite undi mutima utari nk'uwo ngo Imana imutembereze. Ni ukuri. Noneho reka ngusabe mu kwihangana kwinshi, mu bibazo byinshi waciyemo, hamwe n'Imana yarakurinze kandi iracyakurinda. Reka tutange iyo nimero, uzabona akazi cyangwa ubona akazi cyangwa uwakurangira akazi akakurangira. Kandi n'undi muntu wese, cyane cyane abantu basenga, kuko urumva baragutongereye, niba yagufasha gusenga yaguhamagara, ntacyo byatwara. Reka tubwiriye mu 078 078 45 45 9 30 37. Amazina rero ni Anne Marie, Ishimwe Anne Marie. Ndabinginze inshuti zacu, umuntu bumva yaba afite icyo yafasha mwene data, n'umukobwa aracyari mutoya akeneye kubaho, ndabinginze twe kubikora nk'umuntu ushaka umuprofita amufatanya n'ibibazo afite, ahubwo tubikore nk'umuntu ushaka kumufasha, kandi Imana izabaha umugisha. Reka dusenge kugira ngo ibi bintu tubyereke Imana, kuko niyo yonyine ishoboye byose. Iyo yagukuye muri Omani ikakugeza hano, irakwiye gushima. Gushimira no ku mwanya wawe. Imana izamugisha kandi ubaho kumva utuje umutima. Reka dusenge. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye kubw'uyu mwanya wose tumaranye na mushiki wacu, wakoze kumuduha ngo atusangize ubuzima yaciyemo muri kiriya gihugu kitari kimworoheye. Waramurinze, turagushimiye, ndetse tugushimiye ko hari ibindi bintu ugiye gukora byiza mu buzima bwe. Imitongero bamutongereye, ubuzima bwose bamunyujijemo bubi, mwamumwibagize kandi umubohore kubw'izina ryawe Yesu Kristo. Ndakwinginze Data, kugira ngo umuntu wese ufite icyo yakora kuri bw'uyu mwana w'umukobwa, reka aba ari we ugira icyo akora. Babandi bose badafite icyo bakora cyangwa bashaka umuprofita, abo bose ubegeze mu izina rya Yesu Kristo. Mushimiye kubwe ndetse no ku bwacu no ku bw'abadukurikiye bose, none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.